Hello guys, uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu ushobora kongera storage ya phone yawe nta bindi bintu ugombereye gusiba, kuko hari ama app menshi aba yaragiye aba uninstall. Niba ufite telefone wagiye wesitaramo app ukongera ukazigira uninstall, so ndagira ngo nkwereke ziriya app uba waragize uninstall ziragenda zikagumamo zigakomeza gufata kuri storage ya phone yawe. Ndashaka kukwereka uburyo uzikuramo. Twagiye, so uraza ukajya kuri Play Store, ufungura Play Store, wamara gufungura Play Store ukaza hano ku ifoto yawe, cyangwa ukaza hano ku ifoto yawe kuri account yawe ugakandaho, wamara gukirikaho ugahita uza hano handitse manage app and device ugakandaho, wamara gukirikaho ugahita ukanda hano handitse manage, then ugahita uza hano handitse installed ugakandaho. Aba ari two option, ugahitamo kuri na not installed. Iyo umaze guhitamo not installed uhita uza ukabona zino apps. Izi ni app waragiye ukuramo. Jyewe nuko nagiye nzigabanya zari nyinshi cyane, nawe nuza gucunga neza urasanga ari app nyinshi zirenze na app 100. So ugahita uza ukagenda uziselecting, then after ugahita ukanda hano kuri delete, ugahita ukanda remove, then telefone yawe igasigara imeze gutya. So niba uburyo bugufashije, kora like, share and comment and subscribe to my YouTube channel. Ndashaka kubereka uyu munsi ndashaka kukwereka ukuntu wakirinda ziriya spam message zo kuri email. So ikintu cya mbere ukora, uraza ufungure email yawe, Gmail, uze ukirike kuri utu turongo dutatu tw'ibumoso, then uze muri setting. Numara kugera muri setting ukirike kuri email yawe. Numara gukirika kuri email yawe uze ureba ahantu handitse uraza ukirika ahantu handitse inbox categories. Numara gukirika inbox categories uraza hano kuri promotion and social, making sure kuri promotions and social urabona biraviviye, ugomba kubigira unselected. So numara gukora ibi bintu ntabwo uzongera kubona spam emails ziza kudisturbinga kuri email yawe. Thank you. Hello my friend, uyu munsi nawe ndashaka kubereka how to recover your lost password very quickly. Ukuntu wabona password yawe wibagiwe, imwe mu ma app ukoresha muri phone yawe ariko ukaba waribagiwe password, ukuntu wayibona byihuse utarinze kujya gukora forget password n'iki. So the first of all, uraza muri setting ya telefone yawe. Numara gufungura setting uramanuka uze ureba ahantu handitse Google. Numara kubona Google handitse Google Service and Preferences uklikeho, then numara gufunguka uze ukirika ahantu handitse manage your account, your Google account, manage your Google account. So numara gukirikaho uraza ureba ahantu handitse security. Numara kubona ahantu handitse security uramanuka uze ureba ahantu handitse password manager. Numara gukirikaho urahita ubona app zose ukoresha muri phone yawe zikenera ama password. So urugero, reka nze mbereke wenda nkano kuri EFCOM, ninkirikaho gutya baransaba gushyiramo partner cyangwa fingerprint kugira ngo baverifyinge kuko niba uri nyiri telefone. So nimara gushyiramo partner urareba hano password bahita bayinyereka, ariko ntabwo nshaka kuyibereka kuri EF. Reka nze mbereke wenda yo kuri kurundi rubuga nkoresha, reka mbereke hano kuri slickgain.com. Slickgain nukandaho hano barahita bakwereka password yawe. So nizi app zose nk'iya Mifotra, iya TikTok, iya Twitter, iya winner.wa, Instagram, ni za Facebook, Google.com,
aha hose bahita bakwereka password yawe iyo wari wayibagiwe. Niba uburyo bugufashije usharinge no ku bandi.